ngo perezida w'u Rwanda ni muntu ki? Ni ibintu biri kwibazwa ku isi hose, ibihugu byose, abantu bose bari kwibaza ati ni muntu ki ubasha gukora ibi bintu muri iki gihugu, abantu benshi batumva uburyo byagenze kugira ngo iterambere ry'u Rwanda ribe rigeze aha ngaha n'ibyahabaye mu gihe kingana gutya. Uwo tugiye kubana muri iki kiganiro urasoza usobanukiwe imbaraga zakoreshejwe, amabanga yakoreshejwe ndetse n'ibyihishe inyuma kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibe kigeze kuri uru rwego abantu benshi batari gutekereza, bari kwibaza ati ni izihe ngamba perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoresheje kugira ngo igihugu kibe icyo tubona. Baha ikaze rero ku buryo burambuye, njye ndi Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu biganiro byose bitaha, unaduha ibitekerezo byawe tunyuzemo amaso uko ugenda ubiduha. Baha ikaze rero ku buryo burambuye. Yego, reka duhere rero ku bintu 10 perezida Paul Kagame yakoze kugira ngo ateze imbere u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Icya mbere, kongera ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Yashinze komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, hashyizweho inkiko gacaca zafashije abantu kubona ubutabera no kubabarirana. Ikindi kandi hashyizweho gahunda ya ndi umunyarwanda igamije ko buri wese yibona nk'umunyarwanda umwe, nyuma y'uko abakoloni bari bamaze gucamo abanyarwanda amoko. We yagaruye uburyo bwa gushyiraho undi umunyarwanda, bose bagasubirana kuba abanyarwanda nta bintu by'amoko. Icya kabiri, kurwanya ruswa no guteza imbere imiyoborere myiza. Yashyizeho amategeko akaze arwanya ruswa. Abayobozi basabwa kubazwa ibyo bakora kandi bagakorera abaturage. Nta muyobozi cyangwa se abayobozi ntabwo bemerewe gukoresha ububasha bahabwa mu nyungu zabo bwite. Ububasha baba bafite ni ubwo gukora abaturage, by'umwihariko mu gukorera abanyarwanda muri rusange. Icya gatatu, gushyiraho umutekano uhamye. Yubatse ingabo n'inzego z'umutekano zifite indangagaciro, ubunyamwuga n'urukundo rw'igihugu. U Rwanda ruri mu bihugu bitekanye cyane muri Afurika. Icya kane ni uguteza imbere abagore. Abagore bahawe ijambo mu miyoborere, ubucuruzi ndetse n'iterambere. U Rwanda rufite abagore benshi mu nteko ishinga amategeko kurusha ibindi bihugu byose ku isi, hejuru ya 60%. Ikindi cya gatanu ni ukurema uburezi n'ikoranabuhanga. Gahunda ya One Laptop per Child yatangiye mu mashuri. Kigali yabaye icyicaro cy'ikoranabuhanga muri Afurika. Icya gatandatu, kuvugurura imyubakire n'ibikorwa remezo byari byarasegeshwe na jenoside yakorewe abatutsi. Yubatse imihanda myiza, amazu agezweho n'ibibuga by'indege. Kigali yabaye umujyi usukuye kandi uteye ishema muri Afurika. Icya karindwi, kunoza ubuvuzi n'imibereho myiza y'abaturage. Yashyizeho gahunda ya mituweli de sante yageze kuri benshi, aho buri muturage atanga amafaranga makeya maze bagashyira hamwe, buri muntu akajya yivuza akoresheje ubwo bwishingizi bwa mituweli de sante. Urupfu rw'abana rwaragabanutse, ubuzima burushaho kumera neza, ndetse no gukomeza kurwanya impfu z'abana cyangwa abagore bapfa babyara. Ikintu cya munani ni kurengera ibidukikije. Yabaye umwe mu batangiye kubuza ikoreshwa ry'amasashi muri Afurika. Hashyizweho gahunda y'umuganda ifasha abaturage gukorera hamwe isuku n'ibikorwa rusange byubaka igihugu. Kandi bashyizeho n'umurongo ngenderwaho uvuga ko gutema igiti kimwe utera bibiri, mu buryo bwo kugira ngo bakomeze kubungabunga ibidukikije. Kandi bongeye no kuvuga ko umujyi wa Kigali ariho batangijemo icyumweru cyo gutera ibiti cyangwa se ibidukikije, aho buri muturage wese asabwa kugira igiti atera mu mujyi wa Kigali, ukomeze kuba umujyi w'isuku ndetse n'ibidukikije. Ikintu cya cyenda rero ni kuzamura ubukerarugendo n'ibidukikije.
yashyize imbere kurinda ingagi mu birunga no guteza imbere ecotourism. Gahunda ya Visit Rwanda yamamaje igihugu ku isi hose. Uburyo bwo gusura ingagi bwariyongereye ndetse bakomeza no gushishikariza abanyamahanga kuza gusura u Rwanda ndetse bikanatuma umutekano uhari n'isuku bigatuma nabo biyumvamo ikaze. Ndetse n'ibijyanye na Visit Rwanda bakomeje kwamamaza mu makipe yo hanze harimo Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse na Bayern Munich yo mu Budage ndetse n'izindi kipe zo muri basket zo muri Amerika, niho bakomeje gukwirakwiza iyi Visit Rwanda ku myambaro ndetse n'ibibuga ikiniraho. Icya 10 ni ukugira ubukungu bushingiye ku kwihaza no kwizigamira. Gahunda ya Made in Rwanda ituma ibikorerwa mu gihugu byitabirwa. Yashyigikiye urubyiruko n'abikorera mu guhanga imirimo n'ibitekerezo bishya. Ibi ni byo bituma buri muturage wese ashobora kuba yabona icyo akora ndetse bikongera n'iterambere ry'abaturage n'igihugu muri rusange no kugabanya ibura ry'imirimo. Amabanga rero tutababwiye yakoresheje, reka tuyanyuremo muri make ku buryo bwihuse. Amabanga y'ibanze yo kugira ngo igihugu kigere aha ngaha. Amabanga yatumye u Rwanda ruba igihugu cy'amahoro n'ubukerarugendo muri Afurika. Irya mbere, gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Icya kabiri, kwirinda ruswa no gukunda umurimo. Icya gatatu, kuyoborwa n'abayobozi b'intangarugero. Icya kane, gukorera hamwe mu bikorwa by'igihugu aribyo bita umuganda. Icya gatanu, gukora igenamigambi ry'igihe kirekire. Bazanye icyiswe Vision 2020, irangiye bazana icyiswe Vision 2050. Ubwo ni icyerekezo 2020 n'icyerekezo 2050. Icya gatandatu, gushyira imbaraga mu burezi n'ikoranabuhanga. Icya karindwi, kubahiriza amategeko n'umurongo wa leta. Icya munani, guteza imbere urubyiruko n'abagore. Icya cyenda ni kugira umutekano nk'ishingiro ry'iterambere. Icya 10 ni ugukunda igihugu no gushyira imbere u Rwanda rubanza. Turabashimiye rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Turabasaba gukora subscribe, like, share na comment, ubundi tukazahura mu biganiro byacu by'ubutaha. Murakoze cyane. Njye nitwa Abu Dhabi. Iyi ni Habineza TV. Imana ibarinde.